Bakristo bavandimwe mfasha aka kanya ko kugira ngo ngire icyo mvuga bitewe n'ibintu birimo birasirikira, amagambo arimo kugenda asirikira bitewe n'uru rupfu rw'umuvandimwe Theogene wagize gutya akagenda atunguranye. Abantu bakaza bakavuga bati yari umutubuzi, kumbe yari umubeshyi, yari umwesikoro, yakoreraga inda. Ni kimwe n'abandi bose ntaho yari atandukanye n'abajura bandi batubura kugira ngo bakurure bishyira bigwizeho. Yari umubeshyi, yihakanye umuryango, aratubeshya ngo ni umucikacumu kandi afite umuryango. Mfite ibintu bibiri ngira ngo nkubaze. Ikintu cya mbere ngira ngo nkubaze, aho wicaye aho ngaho wowe wemera Bibiliya iyo ari yo yose, yaba ari iyera, yaba ari iyo ari yo Bibiliya urayemera? Cya kabiri, wowe ndeba aho ngaho ku ruhande, nawe ndi kureba, nawe wicaye aho ngaho, nawe uri kugenda, nawe wicaye aho ngaho uri kurya, nawe wemera Korani urayemera? Igisubizo ni wowe ukizi. Waba uyemera utayemera, wowe ukizi. Amagambo rero nagira ngo mvuge bitewe n'igisubizo wafashe. Muri Bibiliya dusanga bavuga ko Imana yaremye umuntu, maze kumurema umuntu tuzi ko ari umunyabyaha, baraje bararemwa nyine bakora ibyaha. Imana itugirira impuhwe, ishaka kuducungura, yemera kurema umwana wayo mu ishusho y'umuntu, imwohereza ku isi kugira ngo adupfire adukize. Umwana yohereje ninde se? Yaje yavukiye se, yavukiye se mu ma etaje, yavutse afite base bafite amamodoka na base wabo n'iki, bavukira muri pisine n'iki, bavukira mu mashato? Reka da, yavukiye mu kavure kikijwe n'intama, amatungo magufi, vukira muri geto. Bidateye kabiri ndetse baramuhiga ngo bamwice, ko bari bamaze kumenya ko ari umwana w'Imana. Abandi bavuga ngo ni umwami, baramuhiga ngo bamwice. Ariko kubw'Imana hari ubutumwa yagombaga gusohoza. Yavukiye hehe? Mu bukene, mu butindi, muri geto. Wemeye kumurera ise yari umubaji muri geto. Ntabwo yavutse afite miliyari cyangwa se atunze za V8. No muri Korani ni nk'ibyo ngibyo. Twese twemera Imana imwe. Imana yamwohereje yigira umukene kugira ngo azabwirize abakene. Rubanda nyamwinshi ni abantu bababaye b'abakene, abakire babarirwa ku ntoki aho uzajya hose mu isi. Abanyabyaha, abakene, abababaye nibo benshi. Yaje mu ishusho yabo rero. Yesu Kristo cyangwa Yezu Kristo uko wemera bitewe n'imyemerere yawe. Yaje mu ishusho y'abababaye kugira ngo aze abakize, abacungure abanyabyaha. Araza akajya akina za karere, yambaye ibirenge, igikabutura cyacitse mu kibuno, atangira kujya abona abandi bigisha, nawe akagenda akigisha bitewe n'ubwenge bwinshi yari afite. Ntawe rero uvuga ngo Theogene ngo yari umutubuzi, yishakiraga kashi,
uri umupfapfa, uri ikigoryi, ntureba kure. Ntabwo Theogene yari umunyabwenge, yarebaga kure, yari afite ubwenge bw'indengakamere. Kugira ngo aza kwigisha byabaye ngombwa yuko abanza kwisanisha nawe. Ntabwo yari kujya kwigisha umwana wacitse icumu rya jenoside atabanjije ngo amwumvishe ko ububabare n'uburyane bwa jenoside nawe abuzi. Ntabwo yari buze ngo yigishe umunywarumogi ataramubwiye yuko nawe rwari rwaramusaritse afite bya diredi bigera iyi ngiyi yose sha, ko yacomaga gutya ngo mwana, kandi ko yihanaguraga gutya icyuya ngo kibadashi. Agombaga gukoresha imvugo zawe, akagenda ingendo yawe, akavukana nawe, akavukira aho wavukiye, akaba muri ubwo buzima wabayemo. Navuze ngo na Yesu Kristo baramuhize shago bamwigishe. Bamaze kumenya ko Imana yohereje umwami mukuru yashatse uwo mwana w'umwami wiyise umwami ngo babice, mwicane n'abandi bose. Yarahizwe. Theogene yavuze ko yahizwe kugira ngo namwe mwahizwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mwumve ko azi ubwo bubabare mwaciyemo, mukizwe. Arongera aravuga ati twarakubititse kurya rya mana, wowe waburaye wamwiyumvagamo kuko yumvaga yuko uburyane bw'iyo nzara uri kumva nawe yabubayemo kandi abuzi. Ntabwo yari bugende ngo yigishe bariya abakobwa bakura amenyo atababwiye ko nawe yawukase sha, za Panafrika, za Kadirake n'ahandi hose. Kandi ko hari igihe nawe bakimukuraga icyo cyinyo, ibyo byinyo bakabikura. Uwo mwana rero yabwiraga ngo kizwa, yarahoze akura ibyinyo, agahita yumva ko uwo mutipe nawe yabubayemo. Niba ukeka ko Theogene yari umuntu w'umwesikoro, uri injiji, uri impumyi, uri ikigoryi sha, ntubona. Kugira ngo akwigishe aza kubwira ngo kizwa, nuko abanza akambara inkweto zawe, akumva uburyo wabayemo, akisanisha n'ubuzima bwawe kugira ngo wumve ko byose bishoboka. Aho uri nawe yahabaye kandi icyitegererezo ari we. Murebe, yarakijijwe none byose byarabonetse, ibisubizo biraboneka, birashoboka. Kizwa, akakubwira ati kizwa. Ku izuba ringana kuriya rimena imbwa agahanga, akaza akakubwira ati kizwa, ibyuya bimurenze, amashati yuzuye ibyuya, agahanga, izuba ryagasherinze man. Ariko akarenga akaza akakubwira ati kizwa, akemera kaza, akaguru ke kuzuyemo ibyuma, akakubwira ati ubundi Sofia man, muganga yarandemeye. Urumva? Kugira ngo nawe aho uri mu gitanda urimo gutaka umutwe, uri gutaka mu nda, ufite igikomere icyo ari cyo cyose, uvuga uti byose birashoboka, ati nanjye reka mpaguruke ngende njye guhimbaza Imana. Ukizwe.
wowe uvuga ngo Theogene yari umubeshyi yari umwesikoro, yabashije kuvuka bwa kabiri kugira ngo yisanishe nawe ukizwe ubone ko byose bishoboka, ubone ko ubwo bukene urimo, izo struggle urimo, iyo nzara urimo, ubwo buribwe urimo, byose bishoboka. Imana ishobora kugira gutya ikabishyiraho iherezo, ugatangira ubuzima bushya bwiza. Kandi wibuke neza ko yavuze ati ubu ndi mu murimo w'Imana, ibintu nzabigorora. Kubigorora ni wowe ugomba kubigorora uko ubyumva, mu mutwe wawe ni wowe ugomba kubigorora. Aho umenyeye yuko yari afite umuryango ni wowe ugomba kubigorora. Yesu Kristo yaraje yigira umwana w'umuntu wavukiye hehe? Muri geto. Aho wamenyeye ko ari Imana yamwoherereje, waravuze se Yesu Kristo cyangwa ya Mana usenga ni umwesikoro? Kubera icyo ataje yigize Imana, akabanza kwigira adufenda, akigira umukene, akaza akatubeshya, akigira umukene, akigira igiki? Kuki utavuga ko Imana ari inyesikoro, aho umaze kumenyera yuko Yesu Kristo yari umwana w'Imana kandi ko yoherejwe n'Imana kugira ngo agucungure? Ubitandukanyiriza he na Theogene? Theogene waje akakubwira ati ni imfubyi. Theogene yaje akakubwira ati yaracumye. Theogene yaje akakubwira ati nta muryango n'umwe ngira. Akakubwira ati ubu ngewe nabaye ku muhanda, naraye munsi y'ikiraro mana. Ati kurya byari amana. Theogene waje akakubwira ati nacitse icumu rya jenoside n'ababyeyi banjye bapfuye muri jenoside. Wabitandukaniriza hehe na Yesu Kristo waje avuye ku Mana akaza akigira umukene? Yarakubeshye, yaradufense. Ni umubeshyi uwo munyagwayo wese. Yesu Kristo uko bamwita kose ni umubeshyi. Kubera icyo yatubeshye ngo ni umukene kandi ari Imana? Theogene uwo ari we, ubuzima bwe nyabwo ni wowe ugomba kubwisobanura. Ibyo yakoze mu mutwe wawe ni wowe ugomba kubona igisobanuro cyabyo, ugakizwa sha. Nudakizwa ugakomeza kumva ko ibyo yavuze ari ibinyoma, uri umupfapfa. Nta bwenge ugira, nangwa se ubwenge bwawe burimo amazi, nangwa se bwuzuyemo ibyondo. Uri impumyi, ntubona icyo yashatse kukwereka. Uriya mwabonaga ntabwo ari Theogene, yari wowe. Yari wowe nanjye, ubuzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo tubone ko bishoboka tugakizwa. Kizwa rero, byose birashoboka. Kizwa. Imana imuha amahoro n'imigisha ye yose, kandi mukomeze aho ari. Ibyo yaje atumwe gukora yarabikoze kandi yarabisohoje. Ahawe niho hasigaye. Kizwe. Imirimo ye yayikoze muri iyi si mu gihe yari akiriho, kandi yayikoze neza. Kizwa. Imana imufashe, kandi uzi neza aho ari. Nudakizwa rero ngo umusange, uzanamubaza impamvu n'uburyo yabishoboye n'uburyo yabikozemo. Kizwa muzabonane, azagusobanurire, nangwa uzamusobanuze. Kizwa. Urakoze.